Muraho neza bakunda full time Rwanda. Uyu munsi tugiye kubereka uko wakoresha WhatsApp yawe nta connection ufite cyangwa se nta megabyte cyangwa gigabyte ufite. Nk'uko ubibona rero twatangiye, urabona ko ahangaha tumaze gucekinga balance dusanze ari 00. Icya mbere kora subscribe kuri channel yacu, urangiza ukora ndetse akazogera kugira ngo ujye ubona ibyo dushyizeho byose. Twatangira nk'uko ubibona, urabona ko ahangaha ndi kwandika message ntago ziri kugenda. Message zose urabona ndi kuzandika ariko zikanga. Niyo mpamvu rero ngiye kukwereka uko wakoresha WhatsApp yawe ukajya uchatinga n'abantu bose aho ushaka bose, ukohereza ama video, ukohereza ama audio, ukarecordinga ndetse n'ibindi byose nta megabyte ufite cyangwa se utaguze bundle. Twatangiye rero, icya mbere jya muri Play Store, Google Play Store, wandikemo ijambo Droid VPN. Ndabisubiramo, wandikemo ijambo Droid VPN muri Play Store yawe. Nk'uko ubibona hariya byanditse download Droid VPN from Play Store and register on it. Bisobanuye iki? Ugiye kuyidownloadinga, numara kuyidownloadinga ujye ahanditse register muri settings. Nujya muri setting urahitamo ahanditse http, nurangiza uregisteringemo email yawe na password yawe bigumemo. Nimara kugumamo sasa rero nibyo uri kubona ngaha turi gukora. Icya mbere uragenda uregisteringemo email account yawe, nutayifite ukereye ishya uhita wandika TCP, noneho ujye ahanditse http header. Sasa wandikemo ati ijambo host .1.airtellive.com /x online.host /1.airtellive.com/ nanone. Bisubiremo nihuta, host /1.airtellive.com akanyerezo cyangwa se kaberamye x akanyerezo online akanyerezo host online airtellive.com/. Nk'uko ubibona hariya bikora kuri simukadi ya Airtel gusa, Wamaze guhita banditse TCP, ujya kuri http free header, noneho ugiye connectinga VPN yawe. Gute? Jya handitse start, ukirikeho cyangwa se ukandeho. Numara gukirikaho urabanza uhitemo free server, urazibona hasi nyinshi, noneho uhitemo imwe ushaka. Nurangiza urayibuka account yawe, usubire account yawe gukora neza. Numurangiza umaze gukirika kuri start, usubire kuri account yawe, mbisubiremo. Numara kureba kuri account yawe wongere usubire kuri start uconnecte urebe. Nk'uko ubibona turi guconnectinga VPN. Nimara kuba connected byaba byabaye, ubona ko VPN cyabaye connected. Kadusubire kuri WhatsApp noneho urebe uko byagenze. Nk'uko ubibona za message zose uko zakabaye ziri kugenda, ziri kwemera. Turandika n'indi message zose zagiye, sticks ziragenda, icyo uri bwandike cyose kiri bugende. Nuko message yagiye, kandi uko wibuka twatangiye twerekana yuko balance ari 0. Mbese muri make nta mayinite ufiteho. Byose ubona ko bibaye. Icyo wakora rero, kora like, usubscribing, ushyiraho comment kuri channel yacu full time Rwanda. Turabakunda cyane, nagahoraho video yose ushaka nahangahe kura ibijyanye no guhakinga cyangwa se uko ducya kuri